Oui, allo degite. Teacher, ufite karansi nonaha? Yego. Bo, nari ngiye kwigisha imibare mu wa gatanu. Niyo nari ngiye kwigisha periode ebyiri n'igice. None se ntiwadufasha kwakira Hari abana ngo bashyashya ngomba kwakira. Okay, nta kibazo naho nabyasisa dore ko n'ubundi byo nari ngiye kwigisha ni nk'abana babizi mu bukeya barabizi. Yego kanze mpagiye kuri reception mbakire rwose. Okay, sawa murakoze. Umva peti wowe wiga mu wa kangahe? Are. P5. Kandi uri kwiga mati. Are go. Nishivu. Nikosha mwege muri gukina na amasaha yo gukina cyangwa amasaha yo kwiga. Mwese mbone mu ishuri vuba. Are mwihuti. Undi naze. Witwa nde wowe? Gisubizo Eme. Uje kwiga mu wa kangahe? Senior 1. Okay, senior 1. Senior 1 bisobanuye iki? First class ni secondary. Uzi amazina papa wawe? Yego, Mazimpaka. Mama wawe? Tereza. Umudugudu uvukamo? Gashongwe. Nkaho ibyo bidahagije ntabwo ujya mu ishuri nabanje kumenya niba uzi gusubiza neza. Hanyuma se uramutse uvuyemo amenyo yose ugasigara nta ryinyo na rimwe ufite, urumva ari nk'uruhe rurimi rwakorohera kuvuga kurusha izindi ndimi? Ariko mwarimu urumva se navuga gute ntariye ko nta menyo naba mfite? Mwese ntuvuga bose niko baba bari Cyane rwose. Wariye none si yo ndura twite idingana gutyo waba utariye. Mwese abantu bose ubona bafite inda nini n'imidigi ni uko baba bahaze bahaye ibiryo batabirya. Muba mwariye da? Ntabwo abaprofeseri barya ibiryo byinshi wa mwana uramenye ntutwere. Hanyuma bamwe ibyo ngibyo mbwire vuba. Amenyo yose yavuye mu kanwa ni uruhe rurimi rwakorohera kuvuga cyane ko izindi ndimi? Buriya ni Igishinwa pe. Kubera iki ubwo ari Igishinwa? Nuko kibangutse nyine mu kanwa tu. Okay, ako nako ndakamenye twakiriye umunyeshuri uzi kuvuga Igishinwa mu ishuri ryacu. Hanyuma se nitukugira chef wa karasi senior 1 urumva uzabura abanyeshuri bawe gute? Aha, umva amapoto atatu ya kawunga n'ay'impungure n'ay'umuceri ndajya njya ku munsi. Urya amasahani abiri ya kawunga n'ay'ibishyimbo n'ay'impungure? Nanjye mwarimu ntabwo nyarya ngo niwe wayarya uyahawe nande? We